Amakuru mashya mu ikoranabuhanga. Mu by'ukuri iyi ni breaking news ukwiriye kumenya niba uri umuntu ukunda gukurikira ibintu by'ikoranabuhanga. Google yasohoye ku mugaragaro Gemini 3.1 Pro. Iyi ni AI igezweho, ifite ubushobozi buhanitse bwo gutekereza no gusesengura ibintu mu buryo bwimbitse. Mu by'ukuri iyi ni verisiyo nshasha ya Gemini, aho yitwa Gemini 3.1 Pro. Iyi yabanjirijwe na Gemini 3.0 Pro, ubwo rero tugeze kuri verisiyo ya Gemini 3.1 Pro. Iyi Gemini 3.1 Pro ni AI ifite ubushobozi buhanitse cyane. Ese ushobora kwibaza ngo ni iki gituma iyi Gemini 3.1 Pro iba ari AI idasanzwe cyane muri AI wari usanzwe uzi? Okay, mbere yuko dukomeza ndagusaba kuba wakanda subscribe, ugakanda na like, ndetse wibuke gufungura akazogera kugira ngo dukomeze tujye tubana mu makuru agezweho y'ikoranabuhanga nk'aya uri gukurikira. Mu by'ukuri iyi Google AI 3.1 Pro ifite ubushobozi buhanitse bwo gutekereza no gukemura ibibazo bikomeye cyane. Ikindi cya kabiri, ifite ububiko bwagutse bwo kubika ibiganiro birebire. Mu by'ukuri iki ni cyo kintu cya mbere ije gukemura ku bantu baba bashaka amakuru atandukanye. Mu by'ukuri no Google AI 3.1 Pro ishobora gukora neza mu bintu bitandukanye. Ishobora gukora neza mu nyandiko, uri kwandika ibintu bijyanye n'inyandiko, uri gukora ibintu bijyanye codings, ubwo abantu bakora web development muranyumva neza. Ikindi, ibintu bijyanye n'amashusho nabwo yabaye developed, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. So iyi Google AI 3.1 Pro ushobora kuyifashisha uri gukora ibyo bintu byose bitandukanye. Ikindi kintu kigira iya hatari ni uko yihutisha imikorere ku bakora porogaramu cyangwa se aba web developers. Murazi yuko iyi Google AI Pro isanzwe ikora n'icyo bita programs. Ushobora kuyifashisha ukajya muri studio yayo, then noneho ukaba wabasha kwikorera icyo bita application cyangwa se ama website agiye atandukanye. Mu by'ukuri rero niba ari ubwa mbere wageze kuri channel yitwa Motivated Rwanda, ndagusaba kuba wakanda subscribe, ukande na like. Mu by'ukuri uraba utanze umusanzu wawe. Iyi ntambwe igaragaza ko AI iri kugana ku rwego rwo hejuru cyane, igamije gufasha abantu n'ibigo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo burushijeho kunoga mu mwaka w'ibihumbi 2026. Mu by'ukuri iyi AI ni AI nziza cyane buri wese yakagombye kuba yakoresha. Ku bantu baba web developers n'abandi bantu bakora ibintu bijyanye na coding, iyi AI iruta izindi version zose zabanjirije izindi. Mu by'ukuri rero iyi AI wakagombye kuba wayikoresha ukayibyaza umusaruro, nicyo nakwifuriza. So ndagushimiye wowe tubanye muri ino video mpaka irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ndakwibutsa kuba wakora subscribe niba utayikoze, ndetse ugakanda na like kuri iyi video. Mu by'ukuri uraba utanze umusanzu wawe. So ndagushimiye rero, God bless.